Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye mu karere ka Rusizi, tukaba tugiye kubagezaho amakuru adasanzwe yabaye hagati y'umumotari ndetse n'umukobwa wari uteze nk'umugenzi bisanzwe. Wakwibaza ngo rero amakuru ari kuvugwa kuri uno mukobwa n'uno mumotari ni amakuru ameze ute? Naho uno mukobwa yabashije kuba yatega moto, akimara gutega moto yumvikana na motari, amafaranga si babasha kumvikana, hazamo ibintu by'intonganya ndetse no gutongana bikomeye cyane hagati y'umumotari ndetse n'uyu mukobwa. Ariko nyuma y'uko batonganye, uyu mukobwa niho habonetse ibidasanzwe byagaragajwe n'uno mukobwa. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba ibi bintu bibaho cyangwa se ari ugukora kwa shitani, cyangwa se yuko ari imperuka iri hafi kuba yaba, bitewe n'uko uyu mukobwa yaje kugaragara mu shusho idasanzwe nk'uko muri kubibona imbere yanyu. Wakwibaza ngo rero ibi byagenze bite kugira ngo uyu mukobwa abashe kwihinduramo ishusho y'inzoka? Icyo nagusaba rero mbere y'uko tugera ku nkuru nyamukuru, uko byatangiye n'uko byarangiye, bitewe n'uko abari bahari bagiye babisobanura, abaturage babibonye ubwo iyi nkuru yari iri ku binyamakuru bigiye bitandukanye, hari icyo bagiye babivugaho, ababibonesheje amaso yabo ndetse n'abo bari bari kumwe n'uno mumotari. Ndetse icyo twakubwira cyo ni uko uyu mumotari rwose bitabashije kuba byamugendekera neza, kuko yabashije kuba yanahasiga ubuzima. Icyo nagusaba rero mbere y'uko dukomeza kuri ino nkuru tukumva ukuntu ibintu byagenze ndetse n'icyo abantu bakomeje kugenda babivugaho, icyo nagusaba ni ugukora subscribe, ugakanda no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajya twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Reka twikomereze rero n'inkuru yacu ukuntu ibimeze. Muri kano karere ka Rusizi nk'ibisanzwe, umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto ni ibintu bisanzwe cyane, ariko ibyabaye kuri uno munsi nibyo byateje impungenge kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabayeho muri kano karere ka Rusizi. Umukobwa aza agiye gutega. Muri uko gutega, ababyumvishije icyo bavuze yuko uyu mukobwa icyo babashije kumva yari ari kuvuga, yavugaga yuko umumotari agomba kumuhereza amafaranga atarenze 1000, ariko umumotari akamubwira ati 2. Uyu mukobwa akimara kuvuga yuko ari amafaranga 1000, umumotari avuze yuko ari 2, uyu mukobwa ati tubyihorere, n'ubundi natwarwa n'ubundi niba udashaka amafaranga yanjye. Umuhungu rero, umusore, niba twamwita umusore kuko ntabwo twabashije kumenya niba ari umugabo cyangwa se ari umusore, we yahise amusubiza ati yihorere wadayawe n'ubundi. Ibyo ngibyo rero nibyo byahise birakaza umukobwa, aravuga cyane, aratongana cyane mu bitutsi byinshi byakomeje kugenda byibazwa ku bantu, kuko uyu mukobwa yakoreshaga imvugo zimeze nabi cyane rwose, zaseserezaga, ari nacyo cyatumye bibaza ati uyu mukobwa ibintu ari kuvuga arabizi atari iby'umunyarwandakazi, kandi tukaba tubona ari umunyarwanda, bimeze bite? Umumotari nawe si ukugira umujinya, nawe yivayo aramusubiza. Muri uko kumusubiza nibwo umukobwa yarakaraga. Akimara kurakara niho habonetse iyi rezilita y'uko rwose uyu mukobwa yahise ahinduka. Abantu babireba, abantu bagatangara ndetse abandi bakagira ubwoba, bikabatungura cyane yuko uyu mukobwa yahise yihinduramo inzoka nini cyane, ikarya wa mumotari, yamuruma agahita apfa. Muri uko gupfa rero nibwo abantu bakomeje guhita bagenda bakwira imishwaro, ya nzoka ihita iburirwa irengero, kuko n'ubundi uwo mukobwa yari yamaze guhinduka inzoka, ariko mu kugenda ntawamenye iyo aciye. Ibyo byose rero niho hahise haboneka
y'uko rwose haboneka ubutabazi bwihuse, nibwo polisi y'igihugu nk'uko muri kubibona yahise ihagera igatangaza yuko n'umusore rwose byarangiye ibyiwe. Ibyo byose rero abantu bakomeje kugenda bavugana n'itangazamakuru, baba bati iyi ni iminsi ya nyuma n'imperuka, bitewe n'uko Satani asigaye ari gukora ku mugaragaro. Meya w'akarere nawe yagize icyo abivugaho, avuga yuko rwose ibyo ariko byagenze ndetse ko akomeje kwihanganisha umuryango wabuze umuntu wabo, ndetse yuko bari bukomeze kugenda babafata mu mugongo bitewe n'uko n'ubundi byabereye mu ruhame. Gusa abantu benshi bakomeje kugira ubwoba bitewe n'iki gikorwa cyabaye, ndetse abandi nabo bakomeje kugenda baburira abandi ati nyamara mushatse mwakiyeza hakiri kare, kuko igaruka ry'umukiza Yesu riri hafi riregereje, kuko na Satani ari gukora ku mugaragaro birenze uko yakoraga. Ngayo nguko rero ibyo mu karere ka Rusizi. Wowe utari wabasha gukora subscribe, kanizere yuko ugiye gukora subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe subscribe. Naho ngiye kukugezaho amakuru ya buri munsi ni Sano kuri Sano Empire. Imana iguhe umugisha cyane.